kubera iki Vava Imana yashatse kumugira kabarore ku isi yose nuko ari we wakoze ibintu bidakorwa n'abandi kuko hano mu kwizi social media kwizi imbuga nkoranyambaga kuko nihazwi niyo mpamvu ari honja ariko ushobora kuba hari ibintu utakurikiranye byageze ku rwego rutari urwo kwihanganirwa imbere y'Uwiteka Imana. Yego tumenye ngo abantu bazakenyuka ninjye wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari nge gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabonye bari wa gikenya kizakenyuka mwana afutse ejo bundi 2000 na kangahe nje Vava ningiye gukenyuka kumurusha niwe gikenya ahubwo Vava no kuri nge ndumva no kuri wacu yewe nongere nkubwire ngo umugare wa marioneri imbwa za pasitoro zitagira ofisi zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahiri izikandoreke kwihesha icyubahiro ntabwo bizamugwa amahoro. Imana yakoze iki? Imana yahise imukumbanya ngagwinyo ako kanya byarabaye amaso yabo bana bireba. Niyo mpamvu iki bakundwa mu mwami nabwo ari ukubashyiraho iterabwoba ariko mu mibereho yacu ya buri munsi tugire kubaha abantu b'Imana. Tugire gute? Kubaha abantu b'Imana. Tugire kubaha abantu b'Imana. Kandi kubera yuko batanagusabye kububaha nimba utanabubashye bihorere bihorere kuko nago bagusabye kububaha nubikenera uzabubahe nutabibubaha nutanabubaha ubihorere. Aho harimo ubutumwa bukomeye. Haleluya. Amen. None se pastor utararengaho rero nararengaho hari ahantu wari uvuze mu kanya ati uriya bavuze ngo afite uruhara n'ibiki agahindukira akabavuza maze inyamaswa zituruka ahantu ziraza zibiraramo zicamo benshi. Ego byaba bishatse hari ahantu bihuriye no kuvuga ko kuba warahaye Vava dore imbogo ubutumwa bw'uko nareba nabi nadahindukira ngagarukira aho ngaho ariho umwuka wo gukenyuka aho kugira ngo yumve ubutumwa ahubwo akagaruka gutuka cyane akwandagaza avuga ati mbwa y'umupasiteri tibike n'ibikiti puti uzakenyuke nyina agutuka kwandagaza. Waba warabonye ibyo bitutsi nawe ukamuvuma. Nimutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri ya shene yivuga butumwa ya ubutumwa bwiza kwisi. Ni shene uyu mukozi w'Imana akoreraho ivuga butumwa mu buryo butandukanye, hatanga ijambo ry'Imana, gatangaho ibiganiro byose bifite icyo biri buze kungura ubwami bw'Imana kuko ni umukozi w'Imana kandi ni ukuri ndabihamya cyane. Murabizi yuko maze kumenya kubigenzura. Turi kumwe rero nawe, reka dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye pastor, tuguhaye ikaze cyane kuri ubutumwa bwiza kwisi, ubukwiza ahantu hose kugira ngo bwamamare mu majyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bihugu by'umugabane wa Afurika ndetse no mu migabane yindi, muri Amerika, muri Canada, muri Australia ndetse no ku mugabane wa Aziya tutibagiwe abari ku mugabane w'Iburayi. Turavuze ngo Imana ikomeze kubagirira neza, mujye mwakira ubutumwa bwiza bugende buhakwire hose, kandi uko nguko mbavuze ni nako tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka twakira umushumba. Muraho neza cyangwa mwiriwe neza cyangwa mwaramutse? Abantu babara ahantu hatandukanye, bamwe bucya abandi bwira gutyo, niyo mpamvu dukoresha ubwo buryo bwose. Mwiriwe neza mwaramutseho? Muraho neza kandi mwiriwe mwaramutse. Reka mvuge ngo bakundwa mu mwami, mbasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Nubwo uri mu rugo, ubwo mvuze mu rugo ndavuga kuri shene mukoreraho ivuga butumwa, bivuze ko benshi mu bantu bayikurikira barakuzi, ariko ubwo Joel agutije ijwi akaza kubiha abantu benshi mu buryo butandukanye, hari abandi bantu benshi batakuzi. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro kivuga butumwa. Cyewe nitwa Mutuye Mungu Inyasi. Ego. Uri umukozi w'Imana, uri pasiteri? Oya, njyewe ntago ndi umukozi w'Imana, ndi umwana w'Imana. Ego.
ni rihe tandukaniro harya riri hagati yo kuba umwana no kuba umukozi kuba umwana w'Imana no kuba umukozi wayo? urabona umukozi mu rugo hari nk'icyumba bakinga ku buryo aba atemerewe kukinjiramo. Cyane umukozi urumva. Ariko umwana mu rugo imfunguzo z'ibyumba zose aba zifite. Nibyo. Ego. Okay. Ngira ngo birumvikana cyane. Pastor, dusengere udushyira imbere y'Imana uyirarikize kubana natwe muri iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo kigende kigire umumaro ku bacyumva, cye gukora icyo dushaka mu mitima y'abantu, ahubwo gikore icyo umugambi n'ubushake bw'Imana bushaka mu mitima y'abacyumva. Yego. Imana nziza, Imana y'ubutware n'ubushobozi, tunezerewe urukundo rwawe ku bw'aka kanya, kubera ko twemereye Nyiringabo Imana kugaragara kuri iyi shene y'ubutumwa bwiza ku isi, kubwo gutambutsaho ubutumwa bwiza bugaragaza umucyo wo mu bihe birimo biragaragara nk'ibihe byo mu bihe biheruka ibindi bihe. Ndagusabye ngo ngewe ugiye gutanga ikiganiro, umwuka w'Uwiteka Imana aze ku buzima bwanjye cyane, ntaba ari ngewe uvuga, no mu ijambo ndi bubashe kuvuga mu byanditswe muri Bibiliya, iri jambo rize kuva mu nyuguti ahubwo rihindukira ubuzima buri umwe wese uraza kuba adukurikiranye. Nsengeye abadukurikiranye bose nabo kugira ngo Data umwuka wera abazeho cyane, kugira ngo babashe gusobanukirwa ndetse no kurushirizaho kumva ndetse no kurushirizaho kungukirwa cyane. Ngaho bikorere kubahisha izina ryawe, niko ngusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor, mumeze neza rero? Tuguwe neza, tunezerewe Imana. Yego. Okay. Imana ishimwe cyane. Ibihe byose. Duherukana dukora ikiganiro, cyari ikiganiro kijyanye no kuvuga ku rupfu rwa nyakwigendera Vava. Cyari ikiganiro abantu bakunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe nuko cyashyiraga nyine umucyo cyangwa cyagiraga icyo kivuga, kuko abantu benshi baravuga bati pasiteri wahanuye urupfu rwa Doribogo, pasiteri nyine ugasanga abantu bose barashaka kumva icyo bivugaho. Waravuze rero, kandi kiri mu ivugabutumwa rikomeye, kuko ari nk'akantu wavuzeho, wenda reka bari ko duheraho. Icyo gihe waravugaga ati Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye abahanuzi ati ngewe abantu birirwa banzanira ubutumwa bagira gute, ati rwose ndabiyamye, Imana ijya igenda inyibwirire nanjye ubwanjye ndi umuntu wayo, yangeraho ikambwira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Maze abahanuzi koko baragenda baratuza nyine bagira ubwoba. None icyo gihe waravugaga uburyo ko abantu bakanzwe bakagira ubwoba, nuko bazi ko ibyo babaga bajyanye atari ubutumwa bwiza bw'Imana, cyangwa babaga rimwe na rimwe ari ibintu bahimbye. Ako kantu nabonye abantu baragakunze, ariko baravuga bati none se pasiteri uvuga kuriya, ati we Imana ntishobora kumutuma ntajyeyo, kuki we yumva atagira ubwoba, kuki we yumva ahantu hose yahagenda. Ubundi abarambaza ngo nituganira nzakubaze ushingira kuki uvuga yuko kuba batajyayo bigaragaza ko ari ubuhanuzi butari bwo, ko waba ufite uburi bwo n'ubundi yajyayo? Urakoze kumbaza icyo kintu. Imana iguha umugisha cyane. Buriya ikintu cyose iyo umuntu agitanzeho umucyo ndetse bikanyura no mu ijambo ry'Imana, umuntu agatangaho umucyo kuri buri kimwe cyose, ibi bintu biba ari sawa cyane. Yego. Nureba jowe ikindi kintu utaruzi wenda mu gihe twavugaga kuriya, muri bari abahanuzi bose bajyagayo kwa Perezida Paul Kagame, akababwira ngo nimuzagaruke, koko bagahinda umushyitsi bakagira ubwoba ntibanasubireyo. Uretse no kuba atari abahanuzi, no mu bwami bw'Imana ntibashobora kuhakandagira. Cyapaye kubera iki? Ni ukuvuga ngo umuhanuzi w'ubwoba
ntashobora gukandagira mu ijuru. Kubera iki? Urumva ko imbaraga z'uwamutumye naziba zimurimo. Kuko umuhanuzi urimo imbaraga z'uwamutumye ntabwo agirira ubwoba imbere y'uwo bamutumyeho cyangwa ngo agirire ubwoba icyo atumweho. Ntabwo bishoboka. Ubishingira kuki? Wenda cyane cyane ubwo nge ndabaza mpereye ku byanditswe, kuki wumva ko atajya no mu ijuru? Wenda bitewe n'uko Imana yamutumye ku muntu ukomeye, abonye nta buryo bworoshye bwo kumugeraho, arabyihoreye ati reka dati n'ijuru burya ntiyaribona. Hari ibyanditswe bibihamya. Utumye nseka kabisa. None se umuntu ukomeye akaba anatinyitse, n'Imana iyo imureba ihita ibona atinyitse itamutumaho umuntu ngo amugereho? Oya, Imana se kiruta byose na bose. Imana nimba ishobora byose rero, yagutumye ku muntu, ikora n'uburyo bwose bushoboka kugira ngo ugere kuri uwo muntu uko yaba ameze kose, watumwe n'Imana. Birangira ugize ute? Birangira ugeze kuri uwo muntu. Okay. Ikintu rero ndi kubaza, hari ndashaka ko ibintu tubitwarisha ibyanditswe byera. Twe kujya tuvuga ibintu biri mu umuntu ashobora kwita ko biri mu marangamutima ubirebera ku ruhande, kuko ibintu bihorekejwe n'ijambo ry'Imana burya bigira umumaro cyane kandi bikarushaho gusobanukirwa usobanurirwa. Okay, reka dutanga umucyo w'ibi bintu se cyangwa dutanga umucyo w'iki kiganiro binyuze no mu ijambo ry'Imana. Yego cyane. Kugira ngo n'aba bahanuza ahantu bari ejo batazanavaho barimbuka bakarimburanwa n'abanyabyaha bose bagira ngo ni abahanuzi b'Uwiteka. Nibiba ngombwa batangire bagire gute? Bajye ku mavi bamenye ko umugabane wabo atari sawa. Yego. Karibu cyane. Reka tujye mu ijambo. Bibiliya harimo itangiriro, harimo n'ibyahishuwe. Yego. Nimba hariho ibyahishuwe rero, ndagira ngo nkubwire ko iri jambo ryanditse no mu byahishuwe. Yego. Ni ibyahishuwe. Okay. Turajya mu cyanditswe kiboneka mu byahishuwe, ibice ni ibice 28. Turaza kuba duhera ku murongo waho wa 8. Ego. Ufite Bibiliya aho ngaho? Yego. Ibyahishuwe ibice 21, urahera ku murongo waho wa 8. Kandi noneho udusomereho niyo titire yo kuri 21 kugira ngo abantu bamenye neza icyerekezo cy'iri jambo neza. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 8. Ego. Yego, haravuga ngo reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo, yewe n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, yewe n'abanyabinyoma, wumve ngo n'abanyabinyoma bose, umugabane waba bose uzaba mu nyanja yaka umuriro. Yewe wumve ngo ni mu nyanja yaka umuriro, ntabwo ari mu nyanja y'amazi asanzwe, ntabwo ari mu nyanja y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ibi bintu mubyumve neza bakundwa. Mu nyanja yaka umuriro ariyo rupfu rwa kabiri. Ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri. Haleluya. Amen. Iri jambo wumvisha aho ryatangiriye. Abanyabwoba. Yego, n'abatizera. Urumva ko abanyabwoba bari mu mugabane umwe n'abatizera. Aba bantu wumva bakandagira mu ijuru bate? Biragoye. Ntabwo bigoye, ahubwo n'ibinashoboka. N'ibinashoboka. Niyo mpamvu dukwiriye kujya tubwira abantu buri kimwe cyose, kandi tukagira gute? Tukagaragaza n'umucyo wa buri kimwe cyose. Ijambo hano riravuze ngo hari n'umugabane wabo. Urumva ko nta nubwo ari ijambo gusa, ahubwo biragera aho ngaho
bakanakwereka iki, bakakwereka ko hari umugabane w'aba bantu. Haleluya, amen, amen, amen. ndagira ngo nkubwire iki rero, ni ukuvuga ngo ijambo, ubuhanuzi bwose, Joe, Imana iguha umugisha kubwo kumbaza kw'iri jambo. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwose, Yes. ujye ubushyira ku munzani w'ijambo ry'Imana. Yego. Ubuhanuzi butari kuri uyu munzani w'ijambo ry'Imana, ijambo ryo hari ukuntu ribirengaho rikavuga ngo niyo yaba ari marayika w'umucyo, ukabibona ko ari marayika ugeze imbere yawe, Yego. ariko kukubwira ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, uwo nguwo umuvumye yavumika. Marayika, marayika w'umucyo, ukabona ko ari na marayika uvuye mu ijuru, ariko akaba ari kunyuranya n'ijambo ry'Imana, uyu nguyu umuvumye yavumika. Nibyo. Twigarukire kwa muzehe rero Paul Kagame. Nimba aba bahanuzi barajyagayo bamubwira ko batumwe ni yera, bamubwira ko batumwe n'Imana, akababwira ati oya, iyo ngiyo ntabwo ari Imana. Nimba ari Imana, nanjye ndi umuntu wayo, muzagende muyibwire, nanjye izaze inganirize. Yego. Inyisangire. Insange igire uburyo ibimbwiramo, kuko nanjye ndi umuntu wayo. Yamaye n'umurimo ukomeye wo kuyobora abanyarwanda, wo kuyobora iki gihugu. Yashizemo n'ikintu gikomeye, sinzi nimba ako kantu karimo cyangwa katarimo, ariko ndumva icyo kintu kirimo cyo kuvuga ngo yamaye izo nshingano, yamaye ibyo byose, yatinya kukumbwira se cyangwa yabura kugira ikimbwira. Rero nimba aba bantu barahise koko baparika ntibasubireyo, iki ni ikikwereka yuko aba bantu nta sano bafitanye n'Imana ya Aburahamu, aba bantu nta sano bafitanye n'Imana yo mu ijuru, kuko Imana ituma umuntu ikamushyiramo n'izindi mbaraga zidasanzwe zo kumumara ubwoba, kugeza ubwo ajyana ubutumwa akabugezaho agomba kubugeza aho ariho hose. Yego. Ese buriya pastor, wenda reka nse nubaza, wenda si tunavuze ko ibyo by'ubutumwa gusa bw'umukuru w'igihugu, nk'umuhanuzi yajyanye ubuhanuzi, nyirabwo akabwumva cyangwa akabwakira, inshingano ziba zisigaye z'uwo buhanuzi aba ari ugukora iki? Wenda n'urugero turagaruka kuri bwa buhanuzi wahanuye ubwira Doriboga ati uyu mukobwa nutisubiraho imbere yawe hari ugukenyuka, ati uriho mugambi uhari, ugomba kwisubiraho. Nyuma yo kubivuga ubundi wowe kubimubwira, ego sibyo? Haba hasi ubusabwa gukora iki noneho nyuma yuko umaze gutanga message Imana yaguhaye, mbi cyangwa nziza? Umuhanuzi abasabwa gukora iki nyuma yo gutanga ubutumwa Imana yamuhaye ku muntu? Sinzi niba uri kumva ikibazo ari kukubaza. Ndi kukumva. Imana kuba ati dore imbogo wowe nukomeza ntuce bugufi, imbere yawe hari ugukenyuka, umuntu w'Imana. Ego. Umuntu akabwumva ukamenya ko yabwumvisha. Imbere ahagataho umuhanuzi abasabwa gukora iki? Kuko ntabwo wavuga ngo ndabihanuye ndabivuze mbivuye ubwo birarangiye, byaze bikunze suivi yabyo cyangwa enchaînement logique yabyo ibiki kureba. Reka nihereho kuri biriya nahanuriye Dorimbogo. Yego. Nyimara kubimuhanurira, biriya bintu nongeye, uzi igihe nongeye kugarukira kubitekerezaho cyangwa kugira icyo mbisengaho cyangwa mbivugaho, biriya bintu byongeye kugaruka mu buzima bwanjye, numva biratambagiyemo cyane, igihe Feredawusi yamamagaraga ambwira ati none ko Dorimbogo arembye, pastor none bwa buhanuzi bwasohora, waje tugakora ikiganiro. Nibwo nahise numva bigarutse, ndavuga rero ubwo bimeze bitya, reka ngire gute? Reka mbanze njye ku mavi, nsenge, menye umugambi w'Imana kuki
menye umugambi w'Imana ku buhanuzi nahanuye no kuri uyu muntu nabuhanuriye menye ngo byubakitse bite ko banatangiye kugira gute kumamagara mu biganiro. Ujya gusenga? Njya gusenga. Nibwo natangiye nsenga, Imana inambwira ko nago nemerewe kugira gute kujya muri bya biganiro bari banumyemo, kuko yo yahisima amakuru. Irambwira ngo ukigerayo nta kindi kintu bakubwira, haba kuri kamera haba n'iki, icyo bakubwira ni ukukubwira ati wagiye gusengera umuntu wahanuriye ko arimo arataka ko amerewe nabi. Imana nibwo yagize gute, nibwo yamaye amakuru ya buri kimwe cyose. Buriya mfite amakuru ya buri kimwe cyose binyuze ku bw'ayo masengesho. Nahise nangira kwinjiramo ngo menye umucyo wa buri kimwe cyose ku buhanuzi nahanuye. Amakuru ufite none urayatubwira rero. Turi kuri chaîne yawe, turi kuganira. Amakuru wamenye umaze kubwirwa ko Vava arwaye, sibyo? Yego. Baguhamagara ati tungwiro mu kiganiro, nyamara bumvaga bashaka ko bw'umusengera. Wenda umusengera kanatawaruka n'ubundi bari kuvuga ati byari kugukururira intambara mu buryo bumwe, nari bukorwe n'isoni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabonye hari n'abahanu na buryo bumwe cyangwa ubundi menya ngo nari bukorwe n'isoni. Nabonye hari n'abahanuzi bahanuye ko ngo urupfu arwaye atari urwo kumwica. Oya ntabwo ari abahanuzi. Nako nanjye ngo nabahanuzi. Ngo uburwayi bavagayo bakajya mu kiganiro kwishakira views, ngo erega ngo tubonye uburwayi arwaye atari ubwo kumwica. Ibaze noneho nk'umuntu wa mugani wawe wowe hoze uvuga ngo abakozi b'Imana, noneho ni n'umuntu witwa ngo ni umukozi w'Imana. Avuye ku muntu byibura niyanasenze ngo yumve umugambi w'Imana ku buzima bw'uwo muntu, aragarutse ku itangazamakuru. Yego. Aravuza ati urupfu, ati uyu muntu uburwayi arwaye ntago ari ubwo kumwica, nta kibazo, nta gikuba cyacitse kuri uriya muntu. Ni muhumure. Reba rero nanjye ariko fure hita ushyira ku munzani ibyo bintu. Reba iyo njyayo nkajyayo agatabaruka, nkamureba gutya, hari ukuntu urebeye umuntu mu mubiri nk'uku turi kurebana, ushobora kuvuga ati uyu muntu nta kibazo, n'ibyo kurya by'uyu munsi n'ibyejo tuzabisangira. Yego. Nkaza ku itangazamakuru nkavuga amagambo nk'ayo bariya bazaga nabo barimo baravuga, nari gukorwa n'isoni. Nuko nari bukorwe n'isoni. Ubu urasenze umenya amakuru, ariko bituma utajyayo. Nagiye mu bihe byo gusenga, Imana imbwira buri kimwe cyose. Ari nayo mpamvu nshatse kuvuga iki, ntago ari byo ngiye kwinjiramo. Nshatse kubwira muri kiriya kiganiro nakoze kuri iriya chaîne y'Iyobokamana TV. Hari abashyizemo comment ngo pasiteri rero ngo utazaza gusobanura ngo ibigendanye ngo naho yaba yarerekeje cyangwa iki. Ni ukuvuga iki? Imana ikimbwira ko imugize kuba akabarore ku rwego rw'isi, nta n'umuntu n'umwe uri ku isi waza kugira gute, waza kugira icyo ahindura ku mugambi w'Imana ku buzima bwe. Imana yamaye kuzatanga umucyo kuri buri kimwe cyose binyuze ku buzima bwe. Niyo mpamvu rero wowe mu baba batanze comment uvuga yuko nakwiriye kuzagaruka ngira icyo mbivugaho, hari abavuze ngo Joel se urarenda uvuga ngo azaze gutanga umucyo ngo ku iherezo rye niba yaragiye mu ijuru cyangwa yararimbutse. Ti pasiteri ni utanga ijuru. Abo bantu ndabakomeje. Ati pasiteri se utanga ijuru. Ti cya kabiri nawe no umuntu azapfa. Ti cya gatatu ti Vava ajya gupfa yasabye imbabazi abantu bose. Nyine ubwo umuntu wenda komantaga yakomantaga yashyiragaho commentaire atekereza yuko nubwo tubiba turira ariko Yesu azaduhoza, nubwo intambara zaba nyinshi ariko zose zizashira, mu bibaho byose nta na kimwe kijya kuba atatubwiye, mukomere muhumure, umwami wacu Yesu yaranesheje.
mu bibaho byose na kimwe kijya kuba atatubwiye, mukomere muhumure, umwami wacu Yesu yaranesheje. Ijambo riravuga ngo nta kintu na kimwe izajya gukora itamenyesheje iki? Itamenyesheje abantu bayo. Haleluya, amen. nta kintu na kimwe kijya kuba itabitubwiye. Njyewe Imana yamaye amakuru ya buri kimwe cyose, ku buryo ubu ngubu ikintu wambaza cyose naguha ubusobanuro bwacyo, kandi nkaguha n'umucyo w'iki, nkaguha n'umucyo w'icyo kintu ndimo ndakubwira, kuko mfite amakuru atariho ivumbi. Uzayaduha ryari se pastor? Aya makuru nzayatanga binyuze nani harya iyacano yo kuri Joel ni Iyobokamana TV. Aya makuru tuzayanyuza ku Iyobokamana TV, kuko ni naho twanyujije icyo kiganiro tukavuga ngo turabararikira kuzagira gute, kuzakurikiranaho icyo kiganiro, mukamenya neza na neza iherezo rye, kandi biri mu mucyo uturutse ku Uwiteka Imana, udaturutse ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero vuba aha ngaha bidatinze, bakundwa, mwitegura icyo kiganiro ku Iyobokamana TV. Okay. Kiranyuraho vuba aha ngaha bidatinze. Yes. Nabonye abantu bakomanza ati kirihe mukizane, nubwo bamwe bavuga utyo, ariko abandi n'abandi ataye impaye ibintu tibizigisha abantu bete. Ariko wenda reka tuvuge wenda tuvuge vavani tuvuge ubundi urupfu rw'umuntu mugenzi wawe, inshuti yawe, umukristo cyangwa rw'umupagani, ubundi urupfu rukwiye kukwigisha usigaye iki? Urupfu uburiye wagiye we nta n'ikibazo abagifite, ntacyo, kuko n'ubu butumwa ntabwo turi kubuha wagiye. Ubu butumwa nubwo abumva, Imana iguha umugisha cyane. Niyo mpamvu tugomba kugaragaza umucyo wa buri kimwe cyose, kugira ngo umuntu wese ukurikirana ubutumwa bwiza ku isi, ukurikirana Iyobokamana TV, arushirizeho kumenya umucyo wa buri kimwe cyose, ndetse arushirizeho kumenya iki, kumenya uko yagenda ndetse n'uko agenza mu gihe cye, kuko ubu ni ubutumwa bwo kugira ngo butugirire umumaro twebwe ubwacu, ndetse turushirizeho kungukirwa. Ntabwo ari ubwo watambutse, kuko watambutse ntacyo bwamumarira uyu munsi wa none. Niko bimeze. Yego, ni nayo mpamvu Imana kukumbwira ko mugize akabarore ku rwego rw'isi, nuko harimo inyigisho zikomeye ndetse n'ubutumwa bukomeye bw'abazaba bagize gute, bw'abazaba barimo bumva bakurikirana ibyo biganiro. Yego, hari urupfu rero rwigisha umuntu kwita ku iherezo rye, just ahanini. None pastor, no kuyobokamana dukora icyo kiganiro narabikubajije, ego ndavuga ariko kubera iki Vava Imana yashatse kumugira kabarore ku isi yose, nuko ari we wakoze ibintu bidakorwa n'abandi, kuko hano mu kwizi social media, kwizi imbuga nkoranyambaga, kuko nihazwi, niyo mpamvu ari honja. Ariko ushobora kuba hari ibintu utakurikiranye. Ni kuki hari abandi bantu bakora ibintu nabo biri bizarre, kuki ari we Imana yibasiye bene ako kageni? Ariko se ibyo banza ndi bubibaza Imana ubwo no. Oya, nukuvuga ntabwo uri bubibaza Imana. Yego. Ntabwo uri bubibaza Imana, ahubwo nukuvuga ngo byageze ku rwego rutari urwo kwihanganirwa imbere y'Uwiteka Imana. Yego. Ngo abantu bazakenyuka. Ninjye wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari nge gikenya. Abicenda kare bari muri gereza bibikenya, yabonye bari wa gikenya kizakenyuka. Mwana afutse ejo bundi 2000 na kangahe, nje Vava ninjye ugiye gukenyuka kumurusha. Niwe gikenya ho. Vava no kuri nge ndumva no kuri wacu. Yewe n'ingere nkubwire ngo umugare wa marioneri. Imbwa za pastor zitagira office zibarizwamo, zikaba zitagira urusengero, zikaba zitarimitswe ngo zirahiri. Izikandoreke. Kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe,
atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka numamagara sinzitaba nureba nabi tugahura naramukanye kamere tuzanamerana nabi kimwe nuriya mugore wa mugore nguhaye gasopo ngiye nguhaye gasopo niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwirirwa gukora abantu nkaho wafashe abantu nka zahabu mu kanwa kawe ngenda kwisabye kandi uze kunera umwaka muri uko kwa mbere ubona vava yacenyuka kuko mwabivuze oya ariko niba mu pastor Imana yamubwiye were niba ukiza uzakibwire ngo vava yaravuze ngo ntago azacenyuka kuko wabivuze yego nyagasa shafafa wagakwiriye no kuri kwisubiraho kabwira abantu nisubiraho iki uzagenda umubwira uko nkutumye sinkizi sinyana no kukimenya ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera urumva kiri mu bontegera uzakibwire ngo vava yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze avava nk'umugabo wawe muzashakana mugabo sanyabaki umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa uriya mukobwa yaravuze ati karabagabo hari n'imbwa mu mugendaho yavuze ukuri uvuze yuko uri mu pastor ari atari imbwa se kirani iki nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko bajura baje wowe ngo nzakenyuka wowe n'umuryango wawe mwabanje gukenyuka nuko nkuru ni Imana ngo yabimubwiye ikintu nshatse kuvuga ni igiki kuri aya magambo impamvu aya magambo nyagaruye yego mu buryo bumwe uyu muntu arimo avuga aya magambo harimo ukuri mu bintu yavugaga hari ahantu yageze akavuga ngo ubundi kibona yuko cyangwa abona yuko nakenyuka kubera ko yabivuze iyo aba ari nge wabivuze ntago yari gukenyuka kubera ko nabivuze yego abantu banabyumve neza ariko kubera ko byari biturutse mu kanwa k'Uwiteka Imana kunyura mu kanwa kanjye nkabivuga yego byari kuba byari ihame yego ikintu cyagombaga kubihindura ni ikintu kimwe cyonyine kereka iyo aba ari wowe wabivuze oya ikintu nshatse kuvuga cyagombaga guhindura ibi bintu yego nuko yagombaga kumvirira ijwi rimubwira ngo agarukiraho yari gukora iki subundi nta kindi kintu na kimwe nyine yari gusaba imbabazi niyo yari kuhita arekera aho ngaho kujya abumburira umunwa kuvuga ibyo abonye byose ariko uhise wumva noneho ibyo yahise agerekaho yego disi ntabwo iyaba ibi bintu byaravuye mu kanwa kanjye nk'uko yabivugaga ntabwo byashobokaga nta n'inzira n'imwe byagombaga kunyuramo yego nuko rero kandi koko mu by'ukuri uko bivuga niko kuri ngira ngo kimwe mu bintu cyari gutuma bidasohora nuko wari kuba ari wowe wabyivugiye atari Imana bayikuvugishije icya kabiri nuko vava yari guhinduka agahindukira nyira akisubiraho nuko yagombaga kwisubiraho kuko Imana yo yamubwiraga kwisubiraho nta kindi guca bugufa akagarukiraho nta kindi Imana umugambi w'Imana ku buzima bwe wari mwiza kwari ukugarukiraho agaca bugufi Imana ikagira gute ikarushirizaho gukomeza kubana nawe nta kindi yasabwaga mbese burabwo yarabusanganye cyangwa nubwo yatejwe n'Imana umuntu ashobora kubyibaza ibyo nta kintu mbiziho ngize ikintu mbivugaho kwaba ari ukubeshya yego aha ngira ngo ni ibintu byumvikana bifite isomo ki ku bandi bantu basigaye isomo mbese urupfu rwa vava rugomba kubera somo ki abandi bantu ni ukuvuga isomo uyu munsi wa none rikwiriye kugaragaramo nuko abantu barushirizeho kumenya Imana ariko birinde kuyimenyera ndetse no kugira gute no kumenyera abana bayo kuko hari ibintu bitamenyerwa ego kuko iyo dukurikiranye mu byanditswe tubona neza yuko abantu bose banagiye bamenyera abantu b'Imana mu byanditswe tujya tubona neza yuko ubuzima bwabo ntago bwagiye burangira amahoro urugero kuri mwene data mukundwa Elisa hari ahantu yarimo agendagenda agera ku musozi ahura n'abantu b'abasore babandi mbese uvuga bamaje ya babandi binarumikwa baramureba baramwitegereza mwene data mukundwa arimo azamuka ahantu mu butayu yari afite icyokere n'iki
mwene data yari afite n'uruhara baramureba mbese baramunyega baravuga aka kantu kaba kagenda kazenguruka mu mashyamba kagiramo iki bamuvugaho kugeza ubwo abyumva yego baranamubwira bati zamuka wa munyaruhara we rubi mbese babasha nk'abaho bamera nk'aho bakongeza uburakare muri we ijambo ryo riravuga ngo kiriya gihe cye ngo yarakebutse arabavuma Imana numbaza aho yakuye inyamaswa z'inkazi zitwa idubu ngo zaraje icyo gihe zicagaguramo abasore barenga 40 muri bo yego ibyo ni ibyanditswe ikindi kintu uriya mugabo wari wamenyereye Petero n'indera wari wafunze Petero Imana ikohereza marayika akamukuramo Herode ni Herodera yego ni Herode wahindutse inyo utyo ikindi kintu ku bantu bamenyera abantu b'Imana ariko nakora na Datani Biramu nakora na Datani bagomeye Mose bamutuka bamubwira nabi bamwivumburaho nabi uko bishakiye Imana itegeka ubutaka burabamira Imana iguha umugisha cyane yego nuko generasiyo yose igendana n'abantu bayo Imana iguha umugisha cyane nkunda kuvuga ngo Imana iguha umugisha amen nukuvuga ngo nuko generasiyo yose igendana n'abantu bayo natwe turi muri generasiyo yacu kuko iki ngiki ntabwo ari igihe cyakorana cya Datani na Kora nimba arikora urumva iki ntabwo ari igihe cya Herode ahubwo iki nicyo gihe cyacu bivuze ngo nutaha Imana icyubahiro agasuzugura abantu b'Imana muri kino gihe cyacu reka nkubwire Imana ishobora kwasamura ubutaka mu buryo butandukanye bukakumira yego niyo mpamvu rero ndi kubwira icyo abadukurikiranye ntabwo ari byiza kumenyera abantu b'Imana naringeze kuri Herode Herode yabonye Petero umugambi yari amufiteho wo mu buryo bwo mu mubiri udakunze ngo hari ahantu yaje kuba ajya mu gihugu cy'abaturanyi ariko ngo aricara atangira kwihesha icyubahiro atangira kwikuza no kwishyira hejuru ngo azamura amagambo koko mu buryo bwo mu mubiri uko abyumva abantu b'Imana bari bari aho ngaho ngo amatwacura injereri ngo bumva muri bo umujinya w'Imana urabakongeje ngo bakajya babumbura umunwa kuvuga batari kubyumvikanisha cyane ngo ariko bakavuga atariko noneho ntabwo ari umuntu noneho se n'Imana iri kuvuga ni ibiki byabaye iwacu yego kuko Imana ikunda icyubahiro kuko yirahiriye ikavuga ngo nuzagerageza gushaka kugikabakabaho cyangwa gusatira kunyaga icyubahiro cy'Imana ukabyishakiye ashaka kwihesha icyubahiro ntabwo bizamugwa amahoro Imana yakoze iki Imana yahise imukumbanya ngagwinyo ako kanya byarabaye amaso yabo banabireba niyo mpamvu iki bakundwa mu mwami ntabwo ari ukubashyiraho iterabwoba ariko mu mibereho yacu ya buri munsi tugire kubaha abantu b'Imana tugire gute kubaha abantu b'Imana tugire kubaha abantu b'Imana kandi kubera yuko batanagusabye kububaha nimba utanabubashye bihorere kuko ntago bagusabye kububaha nubikenera uzabubahe nutanabubaha ubihorere aho harimo ubutumwa bukomeye haleluya amen none se pastor utararengaho rero nararengaho hari ahantu wari uvuze mu kanya ati uriya bavuze ngo afite uruhara n'ibiki agahindukira akabavuma maze inyamaswa zituruka ahantu ziraza zibiraramo zicamo benshi yego byaba bishatse hari ahantu bihuriye no kuvuga ko kuba warahaye vava dore imbogo ubutumwa bw'uko nareba nabi nadahindukira ngagarukira aho ngaho ariho umwuka wo gukenyuka aho kugira ngo yumve ubutumwa ahubwo akagaruka gutuka cyane kwandagaza avuga ati mbwa y'umupasiteri tibike n'ibikiti tuti uzakenyuke nyina agutuka kwandagaza waba warabonye ibyo bitutsi nawe ukamuvuma oya
ibyo ngibyo ni ahantu bihuriye. Ubwo nagira ngo abantu umva impamvu bataza guhuza ibi bataza kubihuza. Yego. Umva impamvu ni ahantu bihuriye. Yes. Mwene data yaragaragawe hehe? Yaragaragawe kuri uwo musozi. Nta mugambi w'Imana yari yarigeze yumva kuri aba bantu yarahuye nabo, bakamuhindukirana bakamutuka ndetse bakamuvuga. Nta mugambi w'Imana ku buzima bwabo yari yagize gute? Yari yigeze yumva. Niyo mpamvu we yahise akoresha ubutware bwo gutegeka. Yego. Buba mu bantu b'Imana. Nibwo yakoresheje. Rero njyewe ntabwo nari guhindukira ngo nkoreshe uburyo bwo kuvuma, ntabwo byari buze guhura. Nari kuba nivanze mu mugambi w'Imana. Kandi wowe nawe yaragututse akakwandagaza pastor, bya bitutsi twumvaga mu kanya. Njyewe rero kuntuka kwanjye nahitaga numva yuko ari kugira gute? Nahitaga numva yuko kondisi y'Imana irimo iramuha arimo aragenda agira gute? Arimo aragenda azica ku ruhande, mbese yiyumvisha yuko nta n'amahuriro. Rero nta hantu nari bumuhere, nta hantu nari buhere mvuma. Okay. Reka. Nta hantu bihuriye na gake. Ubona rero Vava aratabarutse. Ese umunsi atabaruka umenya ko yatabarutse pastor, wifashe uti wavuze Imana we kuki ubikoze? Kuki yanze kumvira? Nyine impamutima amarangamutima wakiriye urupfu rwe gute wenda ku muntu uri kureba iki kiganiro? Njyewe ntabwo yari bumare gupfa ngo ngire ubundi buryo mbyakiramo, kuko wari ufite amakuru. Igihe yararwaye bamamagara narasenze muri iyo minsi Imana ihitima amakuru ya buri kimwe cyose. Ari nayo mpamvu bariya barimo ba Feredawusi n'abandi bantu babaga bari hari ikiganiro yigeze gukora, bamamagara bari no mu kiganiro. Bamamagaye, niyo mpamvu aba bantu bakora ibiganiro nimba haba harimo n'abantu b'abantu b'Imana se cyangwa bakorera Imana, bajye birinda kumenyera nabo, ngire ngo mbabwire bajye bagira aho bagarukira. Ubwo Feredawusi yari ari mu kiganiro n'undi muntu, bo bahita bishyiramo kumamagara bari mu kiganiro. Icyo gihe bamamagaye nari mboze hehe? Nibwo nari ngeze kwa Gakire ndi kuva mu butayu bwa hariya kuri jaride yo ku Kinamba. Mfite amakuru yuzuye. Bari batarabufunga. Bari batarabufunga. Numva baramamagaye. Ngize gutya numva ijwi ngo ni Feredawusi. Nahise mukupa nta n'ikintu namusubije. Kubera iki? Nari maze kuba mfite amakuru avuga iki? Amakuru avuga yuko niyo haza abahanuzi cyangwa n'abakozi b'Imana ku rwego rw'imigabane 5 igize isi. Maze kumva niyo haza abapfumu ndetse n'abavuzi gakondo bari ku rwego rw'isi ku migabane 5 igize isi. Nta kintu na kimwe cyari kikiriho cyo guhindura umugambi w'Imana ku buzima bwa Dorimbogo. Ari nayo mpamvu nanjye ubwanjye nta burenganzira nari ngifite bwo kuba nanajya kumusengera ngo bigire icyo bitanga. Ntabwo byari bushoboke. Yego. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Hano haba harimo nyine amasomo atandukanye mu buryo butandukanye. Bano ba Iyobokamana TV ndabingingira kugira ngo nubona iyi link y'iyi chaîne y'uyu mukozi w'Imana, uyisharinge, ukore subscribe kugira ngo tujye tumukurikira. Murumva afite ibintu byiza byinshi. Tuzakorana ibiganiro byinshi nivuga butumwa mu buryo butandukanye. Rwose ndabinginze kugira ngo mushyigikire kugira ngo yaguke akora umurimo w'Imana rwose, kandi ndabizi neza yuko bizagenda neza cyane. Pastor, turimo tugenda dusingira umusozo w'iki kiganiro kuko cyaba kirekire cyane. Ariko tuzakora n'ibindi bigiye bitandukanye. Tuzakora n'ibindi, ni nayo mpamvu n'abazajya bashaka kugira icyo barumenyaho kurushaho bazajya banashyira mu makomenti kugira ngo turushirizeho gutanga umucyo wa buri kimwe cyose. Yego. Aha. Tugana rero ku musozo, nkunda gusoza kwa kundi ibiganiro byanjye.
hari abantu bareba ibiganiro barababaye baragusenga ntibasubizwe, abandi Imana yabahaye amasezerano ntasohora, babuze urubyaro, bagize ute. Imana iguha umugisha. Bene abo bantu bose barababaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakwiye ijambo ry'ihumure. Basengere cyangwa ugira icyo babwira kibahumuriza, maze n'abarenzwe nabo ugira icyo babwira, ubundi uze udusengera. Turagana ku musozo w'iki kiganiro. Tugana ku musozo, ndagira ngo mbabwire ko turi mu bihe biheruka, ibindi bihe bakundwa, kandi turi mu gihe cya Laodikiya, turi mu gihe cya nyuma. Nta kindi gisekuru kizakurikira iki ngiki, turi mu gisekuru cya 7 bakundwa. Ni ukuvuga iki? Mu gisekuru cya 7 n'ubu ngubu turimo turavugana, dushobora kwirirwa mu isi nituze kuza kuyiraramo, dushobora kuza kurara mu isi ejo nituzayirirwemo bakundwa. Niyo mpamvu bisaba iki? Niyo mpamvu mbabwira ngo murushirizeho kwera ndetse no kwezwa, kuko umuntu wese utejejwe ntabwo azabona hehe, ntabwo azabona mu maso h'Uwiteka Imana bakundwa. Rero mwebwe mwese muri mu bisubizo kandi mubona neza ko nta kibazo, mubona yuko muguwe neza, nababwira iki bakundwa? Ni mwebwe mugeze kuri uru rwego rwo guca bugufi kuruta abandi bantu bose mwaba mubona bari hasi yanyu, kugira ngo bigende bite bakundwa? Kugira ngo mu by'Imana yabahaye, Imana ikomeze kwiheshereza icyubahiro mu butunzi mufite ndetse no mu mibereho yanyu ya buri munsi. Bakundwa, mbivugiye iki? Imana ikunda icyubahiro kuruta ibindi byose. Imana mu gihe cyose izabona izina ryayo riri guhabwa icyubahiro mu butunzi bwanyu ndetse no mu mibereho yanyu ya buri munsi bakundwa, izarushirizaho gukomeza kubagurira imbago. Ndagira ngo mbabwire iki? Aya mavuta yarari kuri Isaka mu gihe cye cyo kuba umukire, ndetse akaba umukire akagenda arushirizaho kuba umukire, aya mavuta azarushirizaho kuba ku buzima bwanyu bakundwa. Mwebwe mubabaye rero, mwihebye kubwo kuba muri mu bitaro, kubwo kuba muri mu burwayi, abaganga bababwiye yuko badafitiye n'igisubizo, ndagira ngo mbabwire iki? Yesu Kristo ni rurangiza rwa burundu. Igisubizo kiri ku Mana yonyine, nta handi hantu igisubizo kiri buze kuza guturuka bakundwa. Reka nkubwire amakuru atariho ivumbi. Imana niyo yonyine yirahiriye ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo abarushye n'abaremerewe tuyisange iraturuhura. Iravuga ngo abarushye n'abaremerewe muyisange irabaruhura bakundwa. Urumva ko Imana ari ifite urufunguruzo rwa buri kimwe cyose ku buzima bwawe, ku rwego uriho. Nago wari wagera ku rwego rwaho waba uri hejuru y'ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kutigeze guhera ngo kunanirwe gukora. Nk'uko twatangiye dusenga, reka dusoze n'ubundi dusenga, kugira ngo mukomeze kugira gute? Mukomeze kurushirizaho kugubwa neza mu mwami wacu. Ibigendanye n'inomero n'ubundi ku kiganiro irabiriho, si ngombwa ko tuyivuga mu mazina. Ushaka inomero arajya yikura kuri icyo kiganiro, nomero ya telefone iriho rwose. Imana nziza, Imana ishobora byose, wowe ugaragaje neza yuko aya magambo muri iki kiganiro ari umuburo wo mu bihe birimo biraheruka ibindi bihe. Ndagusabye Nyiringabo Imana, mu bantu barimo barumva iki kiganiro, wongera umubare w'abakizwa, ugabanya umubare w'abarimbuka data. Nyiringabo Imana, ndasenze muri aka kanya ngo ukuboko kwawe kwiza kutigeze guhera ngo kunanirwe gukora, gukorere buri umwe wese Nyiringabo Imana muri iki kiganiro. Abari bihebye kubw'ubuzima ndetse n'imibereho ubabera igisubizo. Nyiringabo Imana, mukundwa wacu muri Yesu Kristo, urakoze Nyiringabo Imana ko turi muri iki kiganiro
ahari umuntu ukijije iki? Ahari umuntu ukijije paralize, yari afite paralize y'umubiri wose, umubiri wose mu gihande cyo hejuru, amaguru yo guhera mu mavi gusubiza hasi niyo yasaga naho asigaye ari mazima, ikindi gihande cyose cyabaye paralize. Urakoze kukoze igitangaza binyuze kuri uyu muntu, kumwirukanyeho impumuro mbi yari yaramuzengurutse, kugeza naho umuryango we wari wararangije kumufata nk'umupfu, ndetse umupfu wari waratangiye kunuka igihe kirekire. Urakoze kukoze igitangaza binyuze kuri uyu muntu data. Ngaho komeza kubana na buri umwe wese ku rwe ruhande, komeza kwiheshereza icyubahiro ku bahungu ndetse n'abakobwa. Nanjye nciye bugufi Nyiringabo Imana kubwo gusenga turi muri iki kiganiro, nciye bugufi mu mubiri ndetse no mu ntekerezo. Ndakwizeye kandi ndakwiringiye, ni wowe nshikamijeho mutima kubwo gusenga data. Niko nsabiye abakobwa ndetse n'abahungu, niko nsabiye Nyiringabo Imana urubyiruko rwinshi rurimo ruradukurikirana, niko nsabiye Nyiringabo Imana abantu ku migabane itandukanye barimo baradukurikirana binyuze ku butumwa bwiza ku isi, barimo baradukurikirana binyuze ku Iyobokamana TV, mu izina rya Yesu Kristo, ngo bakomeze kurushirizaho kungukirwa. Kandi umuntu wese ubasha kumva iri jwi ry'umuburo wo mu bihe bya nyuma, Nyiringabo Imana arushirizeho guhinduka, arushirizeho gukomeza kumva hari ikintu urimo urakora mu mibereho ye, haba mu buryo bwo mu mubiri ndetse no mu buryo bwo mu kirere cy'isi y'umwuka. Nyiringabo Imana akomeza kurushirizaho kuba mu kazi kuri buri kimwe cyose. Data, niko mbasengeye kandi niko mbasabiye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Amena.